telefone yawe ihora ikwereka ko yuzuye, kandi mu by'ukuri wareba ugasanga nta bintu birenze biri muri telefone, ugasanga amafoto wasibye, ariko n'ubundi uracyafitemo full storage kakamenyetso kakubwira full storage muri telefone. Ngiye kwereka uburyo uzajya ukora restore, ngiye kwereka uburyo uzajya ugaining storage nta kintu usibye muri telefone. Uraza urafata telefone yawe uze muri setting, uze muri setting. Umara kuza muri setting urebe ahantu handitse storage, urabona ko dufiteho urabona ko 20 kuri telefone yanjye 87% yarakoresheje, sigaranyeho gigabyte zonyine 2.5 ziri free, sigaranyeho gigabyte 2 zonyine 87% yarakoresheje. So ndashaka kugaininga another storage byibura birenge gigabyte 2.5. Biramutse bitarenze ubwo no kuvuga ko we naba narabikuyeho. Ubundi turakanda muri storage, batuzaniye muri storage internal shared storage, turakanda hano muri internal shared storage. Ubwo telefone ituzanire storage available storage ni 2 gigabyte 2. Ubwo amafoto yatwaye 1.4 gigabyte, audio zitwara 0.3, game, movie, byose batwereka buri kintu cyose capacity cyagiye gifata muri telefone. Hanyuma wowe kuko ushaka storage kandi nta kintu na kimwe usibye, turamutse tugiye hano muri music and audio cyangwa se video, photo and video, ubwo haba hari ikintu tugiye gusiba. So rero kuko tudashaka kugira icyo dusiba, turaza hano muri other apps, twakande. Nituza hano muri other apps, no kuvuga ko tugiye gusiba imyanda cyangwa se imyanda yagiye isigara mu gukoresha ama app yacu. Hanyuma nitumara kuza hano muri other apps, baratuzanira urutonde rw'ama apps yose uko ari muri telefone. Niba tuzanira urutonde rw'ama app ari muri telefone, turagenda dukora kuri buri app. Tuwe kuri WhatsApp, hano handitse clear storage cyangwa se clean cache. Tujya hano kuri clear storage, ubwo ya app twaba tuyidisturbance, tuyisibye, tuyangije. Hanyuma turaza hano kuri clear cache, niko kantu turi bugende twitaho kuri buri app. Hano uraza ukareba urutonde rwa space used, hari app size baraziduha, hakaza user data nazo bakaziduha ni 1.442 gigabyte, haze cache ariyo 10.92 megabyte total, ugasanga ifite espace ya gigabyte 1.52. Ubwo ni wo mwanya ifashe muri telefone yacu. Sasa rero tugiye guklininga umwanda cyangwa se ibintu ni nk'imyanda niko nabyita, iyi WhatsApp yagiye isigarana mu gihe turi kuyikoresha. Ubwo ni cache, nicyo bise cache, abonye kari megabyte 10.92. Turita tuza dukanda hano kuri clear cache.
nituhakanda urabona ko hasigaye 0 byte, bivuze ko za megabyte 10 twazisavinze ubwo ziyongeye kuri storage iri free dufite. Tujye ku yindi app, tujye kuri cam scanner, hoho ni 0 byte nta biriho, ubwo sinkunda kuyikoresha cyane. WhatsApp business hariho megabyte 1.22, tuhakirike kuri clear cache. Tujye kuri YouTube iyo ndayikoresha bya hatari, hariho megabyte 58.96, naho tuhakirike kuri clear cache. Ubwo dusigaranye 0 byte, ubwo tuvuge ko bivuze ko dusavinze 58 megabyte, nazo ubwo ziyongereye muri free storage yacu twari dufite. Tuze hano kuri Google Play Service, tugende ku ma app yose, tugenda dukora hano kuri clear cache. Ubwo wakora niko dusavinze runaka zari ziri kuri cache. Hano hariho 70, hano hariho ayo megabyte 70, naho dukore kuri clear cache, ubwo tube dusavinze za megabyte 70. Tugende dukora kuri buri app, Instagram, iyi ngiyi. Tuze kuri Google, tuze kuri buri app yose, Play Store, Vidmate, Macrodroid. Kuri buri app hose tugende duklininga izi cache. Hari aho zitagiye ziri bitewe no kutazikoresha cyane muri telefone. Kuri message twagiye kuri Biki Mobile Banking, Gmail, Messenger kuko ntakunda kuyikoresha cyane. Hariho 0 byte kuri cache, hariho 0 byte, ubwo nta kintu ndibwirwe nyikoraho, ubwo ndakomeza njye kuri Ayoba, naho sinkunda kuyikoresha. Bam Store hariho ama kilobyte nayo nyasibe. Facebook Lite nabyo mbisibe, megabyte 43 ni nyinshi. Phonex isibe, document reader, sticker maker. Ku ma app hose ndagenda nkirininga zino cache kugeza zirangiye. Ubwo megabyte zose ziri kuri buri megabyte zose za cache ziri kuri buri app zigenda zihita ziba storage. Bivuze ko ni nko gusukura telefone, ukavanamo umwanda ugasigarana iby'ingenzi, kandi nta kintu cyawe cy'ingenzi utakaje. Kuri buri app app yose nkoresha mba ngomba kubikoraho. Iyo ariyo yose nkoresha, Google phone, bikora kuri izi app zose kuri izi
app udownloadinga ndetse n'izi app zizana na telefone cyangwa se ugurana na telefone. Nyabuneka mukore subscribe turusheho kunguka byinshi. Niwo musanzu mbasabye rwose, mukore subscribe, mukore share n'abandi bamenye ibi bintu by'ubwenge, hanyuma turusheho. Ukirangiza gukora izi cleaning zikashe, reka turebe storage noneho ubu ngubu dufite. Turebe free storage. Okay, twe dufite available storage 2.05, ariko ubu ngubu noneho dufite available 2.71 gigabyte. Bivuze ko espace ingana hafi na megabyte 80 twayakiriye. Mirongo 43%. So rero uhituza ukande no muri aka ngaka cleaning junk file 77 megabyte nazo tuzigaining, hanyuma wongere kugira storage kandi nta kintu wasibye muri telefone yawe. So mukore subscribe bantu b'Imana, dukomeze kugendana, mugire ibihe byiza.